bose rero murabona ko bafite inkingi z'ubumwe mu Bunyarwanda batojwe nizo zibafasha kuyobora neza imihigo bihaye bakabasha gukora neza ibyo biyemeje kandi bikagenda neza. Izi nkingi z'ubumwe rero zisaba kuba Abanyarwanda twese tuzihuriyeho kugira ngo Ifandwa TV, Factory Rwamagana TV. Pira abavugaga baba bashaka kuvuga bote cyangwa sarubeti yabasha kwinjira neza mu murimo. Muri make ni ibyo intore zakoze n'ibindi byinshi tutashoboye kurondora twashyize muri raporo tuzashyikiriza akarere. Ndagira rero ngo mbashimire nyakubahwa meya kuba mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi, kandi turabizeza ko ibyo twatoje intore zabishyira mu bikorwa hatabuza. Ndashimira cyane abatozwa intore, by'ukuri mwakoze mu bihe bikomeye kandi mwaritanze mutizigama. Twizera ko ibyo mwakoze bitazagarukira aha ngaha, bizubaka umurenge wacu, kubaka akarere ndetse n'igihugu muri rusange. Ndashimira abatoza bagenzi banjye babaye iruhande intore umunsi ku munsi kugira ngo izo ntore zirusheho gutozwa neza kandi zirusheho kugira ubumenyi zunguka. Ndashimira umwe wese uri aha ngaha, ndashimira ababyeyi baje gufatanya n'izi ntore abana babo kugira ngo bagaragaze ku mugaragaro ko bashoje iki cyiciro. Mwakoze cyane, murakoze rero nyakubahwa meya, kugira ngo bashimire komeze mukobwe neza, Imana ibahe umugisha. Abashyitsi n'abasangwa turabaramutsa, nimwicare mugwe neza ikaze. Yego twahaye ikaze muri ibi birori. Abashyitsi n'abasangwa turabaramutsa, nimwicare mugwe
Intore zigiye kwerekana muri ya mitoreze twabatoje bita parade muri museruko rwose mu gihe intambwe y'intore irimo gusohoka gitore mwebwe no guseruka mwinjira mu rugo. Mubona imbere yanyu nitwa Havugimana intore isoje urugerero inkomeza bigwi icyiciro cya 10. Munyemereye nabereka ibyo twatojwe Karasisi.
nagira ngo nsabiriye izi ntore zikoza akarasisi muzibera amashyi cyane. Nyakubahwa Meya, nyuma y'iyi paredi ngira ngo rwose murabona ko zino ntore zanatujwe ngiro iba mu mitoreze y'intore. Murakoze banyakubahwa abayobozi, abashyitsi bahire. Nitwa gira impuhwe, ni intore y'inkomezabigwi urugerero, iri ku rugerero icyiciro cya 10. Mu byo twatojwe rero harimo n'icyo twita umukorongiro cyangwa se gusigasira igisenge. Nibyo murimo mureba aha ngaha, ngira ngo twatangira buhoro buhoro bitonze. Kiriya ni igihugu barimo baterura bakura mu cyerekezo 2020, hakaba hari aho bifuza kugeza. Ni ukugisigasira bakagendera mu mujyo umwe bahuje mbese bafite icyerekezo kimwe. Ubuzima busanzwe ariko iyo umuntu arimo akora ntabwo abura imbogamizi, ngira ngo nabyo muraza kubibona. Niyo barimo bagendera kuri ruriya rugero bahura n'imbogamizi, ariko umuco w'ubutore twatojwe ntabwo iyo uhuye n'imbogamizi igihugu wagishyira hasi cyangwa se ureke kugikorera. Urazamura ugashyiramo imbaraga ku buryo muza neza kurenga izo mbogamizi kandi mugakomeza gusigasira igihugu. Barimo bagikora mu cyerekezo cyangwa se icyo twita mu ndimi z'amahanga icyerekezo 2020. ngira ngo mwabonye hariya aho bahereye, baraza kugera bakerekeza ku cyerekezo cy'ibihumbi 2050. Bakwitonda kandi bakitwararika. Ibintu byose ubu biba bifite umuyobozi, ariho umuntu ubikorodona cyangwa se ubihuza, bakagerageza kugishyiraho batagihungabanya. Bose rero murabona ko bafite inkingi z'ubumwe mu bunyarwanda batojwe, nizo zibafasha kuyobora neza imihigo bihaye, bakabasha gukora neza ibyo biyemeje kandi bikagenda neza. Izi nkingi z'ubumwe rero zisaba kuba abanyarwanda twese tuzihuriyeho kugira ngo amasi kacikaci mubonye ko babikoze neza.
zifite intore zihagarariye. Hari intore yo ku mukondo igira ngo ize ihagararire izindi ntore uko zakoranye urugerero, ize izihagararire izivugire. Intore yo ku mukondo Gilbert yatambuka kumwe n'intore yo ku ruhembe rw'iburyo no ku ruhembe rw'ibumoso. Mu mitorezo yacu cyangwa mu mahame y'intore, nta ntore izarira, nta n'intore iganya. Nyakubahwa umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wacu, ba nyakubahwa batoza b'intore, ndabashimiye. Njyewe uhagarariye izi ntore nkomeza bigwi icyiciro cya 10. Amazina yanjye nitwa Ndagijimana Gilbert. Abangaba mubona ni abayobozi twafatanyije kuyoborana izi ntore zishoje urugerero. Mbere yuko ngomeza naziha umwanya nazo zikivuga. Intore amazina yanjye ni Ishimwe Debora, abandi intore yo ku ruhembe rw'iburyo. Intore amazina n'umukundwa Divine, abandi intore yo ku ruhembe rw'ibumoso. Nk'uko badusabye ko tuza mu ijwi ry'intore zakorewe urugerero mu murenge wa Munyaga, bakaba bantumye kubashimira abayobozi bakuru babonye ko urugerero ari ingenzi bakarushyiraho na n'ubu rukaba rugikorwa. Ibyo ni ibintu babashimira nk'abayobozi bakuru batureberera ubuzima bwa buri munsi. Rero bantumye urugerero uko rwagenze, muri make rwagenze neza, ariko ntago habura imbogamizi zaba zarabaye mu gihe twakoze urugerero guhera mu kwa 11 kugeza n'uyu munsi. Bakaba bambwiye imbogamizi bagize igihe twari turi mu bikorwa by'urugerero. Mu mbogamizi bambwiye bagize ikibazo cy'umwambaro umwe kandi bawambara buri munsi. Bakaba barifuje ko ibyiciro byakurikira icyo kibazo mwazakibareberera nk'ababyeyi, ibyiciro byakurikiraho bakajya babona impuzankano y'urugerero ku gihe kandi ihagije, kuko kwambara buri munsi byarabagoraga. Iyi ni mbogamizi ni igihe twabaga turi hano kuri paredi nk'izuba ryabaye ryinshi, akaba igihe ko bamwe bananirwa cyane ndetse bakagira n'isereri kubera kugira inyota nyinshi. Tukaba twifuza ko igihe ibindi byiciro bizakora urugerero byahuriye hano kuri paredi bajya babona amazi. Icyo ni icyifuzo cya bagenzi banjye bagize ngo tubagezeho. Mu byifuzo muri rusange bambwiye ko
bitewe n'imirimo y'amaboko ya buri munsi. Igihe turi ku rugerero haboneka amasarubeti na bote kugira ngo igihe bari ku murimo y'amaboko babe bizeye ubwirinzi bw'umubiri wabo nk'uko bikwiye. Ni byinshi twasaba ariko nk'ababyeyi n'ibyo tutasabye muratureberera. Dusabye twasaba byinshi ariko ibyo birabaye. Murakoze. Arakoze. Izi ntore zihagarariye intore ziri ku rugerero, ibyinshi n'ibyifuzo birimo gusaba, kandi koko intore za Munyaga iyo zasabye ziranahabwa. Muri ibyifuzo byabo bifuje bizasubizwa. Nyakubahwa Meya, mubinyemereye ndagira ngo nsabe uhagarariye urubyiruko mu karere ka Rwamagana, kuko izi ntore ziri mu nshingano ze, azigezeho ijambo yaziteguriye. Nyuma y'ijambo rye arakurikiraho ijambo ry'umushyitsi mukuru Nyakubahwa Meya anatanga certificate. Murakoze cyane. Inama y'igihugu y'urubyiruko ni karere. Ntore ntore murakoze cyane. Mazina nitwa Nyaneza Isaac, Nyakubahwa Meya, Banyakubahwa GUYZ inama y'umutekano itaguye, abandi banyacyubahiro bose bateraniye aha ngaha baje kubashimira no kubasuhuza. Mwiriwe. Izi ntore rero mbere yuko ngira icyo mvuga, hari ikivugo nshaka ko mutahana n'urundi rubyiruko. Icyambere kiravuga ngo iyo bavuze ngo intore, bwa mbere barikiriza ngo ijabo riduha ijambo. Bwa kabiri, intore umutoza w'ikirenga niyo soko tuvomaho. Izi ntore turi ibisubizo. Urumvikana? Intore ijabo riduha ijambo. Intore umutoza w'ikirenga niyo soko tuvomaho. Intore turi ibisubizo. Hano hantu ntabwo byababera, ntabwo ari we soko tuvomaho twese. Umutoza w'ikirenga muramuzi ninde? Ninde? Mbere baravuze ngo ni Meya. Umutoza w'ikirenga ni Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyivugo nk'ibyo biba bikenewe mu bantu bakiri batoya, kandi bikatubera n'inyigisho duhura nazo umunsi ku wundi. Abatanze amazina yanjye nitwa Munyaneza Isaac, abari njye muhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Uyu munsi wa none dusoza urugerero, nagira ngo dusoze ijambo mfite n'iryo gushimira cyane. Nshimira intore zakoze urugerero uhereye tariki ya 14 z'ukwezi kwa 14 mu mwaka wa 2022 kugeza kuri uyu munsi wa tariki 24 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2023. Bakoze ibikorwa byinshi bitandukanye birimo gukemura ibibazo bibangamiye abaturage, birimo no kubatoza kugira umuco wo gukunda igihugu n'ubwitange. Ibikorwa mwakoze ni indashikirwa, mwumve ko tubashimira. Ibi ndabibabwira nk'umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko, ndetse n'izindi nzego zo hejuru nazo zirabashimira kuko ibikorwa mwakoze ni indashikirwa. Mwaritanze umunsi ku wundi, ariko ndagira ngo uyu munsi wa none musoze urugerero umutima mwari mufite, ibikorwa byabarangaga ntibirangirira aha ngaha. Ibikorwa mwakoze bigaragaza ko mufite ubushobozi bwo kuba mwatumwa kandi mugatumika. Ibikorwa mwakoze bigaragaza yuko mushobora guhagararira bagenzi banyu. Ibi rero muhora mwiteguye umunsi ku wundi, guhora muri tayari mu gukemura ibibazo biraho muri ibibazo biri mu muryango. Niyo mpamvu twavuze ngo intore turi ibisubizo. Ibibazo byose mwavuze n'ibisubizo byabyo birahari.
niyo mpamvu iyo turi ku itorero cyangwa se ku rugerero twigamo slogan nyinshi, harimo izivuga ngo intore ntiganya, intore ntiganya, intore sinanjye binyobere. Mushingiye ku byigisho byose mwahawe, ibiganiro bitandukanye, mwahawe inyigisho zitandukanye, impanuro z'abayobozi batandukanye, n'uyu munsi wa none muracyakira izindi. Ndagira ngo babwire ngo muzirikane ibyo mwahawe kandi mube wacu. Ndagira ngo mwese mbasuhuze kandi mbashimire yuko twitabiriye iki gikorwa cyo gusoza urugerero ku mugaragaro. Urugerero ni amateka yacu. Urugerero ntabwo ruje uyu munsi, ntabwo ruje ejo hashize, ahubwo urugerero rwahozeho amateka y'abanyarwanda, aho umusore yabaga atangiye kugimbuka ajya kuba gusoreka akajya ku rugerero. Urugerero hari icyo byabaga bisobanuye, byaravuga ngo yabanzaga kujya kwitoza nk'intore, yamara kwitoza icyo yitozaga n'iki, ni ukurengera igihugu. Abanza akiga kumasha, akiga gutera icumu, akiga gukirana. Yamara kubimenya neza, icyo gihe yabaga ari mu ntore, arimo gutozwa nk'intore. Yamara kuba intore yuzuye neza yabitojwe, akoherezwa ku rugerero. Ku rugerero mu by'ukuri byabaga ari ku nkiko z'igihugu, byabaga ari ku nkiko z'igihugu, kugira ngo icyo gihe yabaga yinjiye mu mutwe w'ingabo, yabaga abaye umusirikare, aho yagombaga gukumira umwanzi n'icyo ari cyo cyose cyateza igihugu umutekano muke. Icyo gihe rero bavuga ko ari intore yatojwe, ikaba iri ku rugerero. Ku rugerero byavuga ku birindiro, ariko by'umwihariko abanyamunyaga ntimwagombye kubimenya kurusha abandi, kubera yuko ahangaha duhagaze muri Munyaga, abakiri batoya bumva abanyamunyaga tubita abakemba, nabo biyita abakemba. Abamaze gukura iyo muhura amazi amakuru ya Munyaga atabakemba turaho, abakemba turaho. Ubundi hano kuri aka gasozi ka Munyaga hari ku rugerero. Urugerero kuko ariho u Rwanda icyo gihe, mbere yuko igisaka kiza cya Kimenyi kiza kwigarurirwa n'u Rwanda, ubwo cyari amahanga. Hano hitwa u Rwanda rwa Gasabo, tukagabanywa na kino gishanga cyo hasi munsi ya Nkungu, hariya ku Rufunzo mubona mu minsi ishizeho umuhanda wari waracitse, ubu barawukoze ni nyabagendwa, nubwo bagikora bitarasoza neza. Hariya muri rwa Rufunzo rwose n'ikiyaga, ukagenda ukagera Rubona, Kabatasi, ukagera Mwurire. Nyuze Kabatasi uko ikiyaga cyari kimeze, hakurya y'ikiyaga hari mu Gisaka, akayoborwa n'abami bitwaga ba Kimenyi. Noneho kuje iki gishanga cyose hano hakuno hakaba mu Rwanda, hakaba umutwe w'ingabo zitwaga abakemba. Abakemba zari ingabo za Rwabugiri, zari zikomeye cyane, zimwe mu ngabo zizwi mu Rwanda. Harimo abashakamba, bajya bavuga ngo ni abashakamba batagira imbeho mu nda, bari abantu bakomeye. Hakabamo abakemba n'abashakamba, ni imwe mu mitwe y'abantu babayeho, imitwe ya gisirikare y'intwari zabayeho zikomeye cyane. Igisaka rero cyari cyarazonze u Rwanda, uyu munsi kikinjira kikarasa n'imyambi n'amacumu bakarwana, kigatsinda ingabo. Ejo ingabo zikongera zikabakubita zikabageza hakurya za Kirwa na za Kabirizi. Bagera hakurya hari n'igihe babagezaga za Karembo na Zaza, nabo bakaba babahindukirana, bigakomeza gutyo ari urujya n'uruza. Rwabugiri aza kuvuga ngo aha hantu harakomeye, hagomba ingabo zikomeye cyane zitazongera gusubizwa inyuma n'umwanzi. Ahazana umutwe w'ingabo wari uhari, ubanza niba nibuka neza wari Umuhozi, n'indi mitwe myinshi yagiye ihanyura. Ahazana abakemba, arababwira ati bakemba ntihazagire ubatsimbura ahangaha kuri aka gasozi ka Munyaga, muzakumira umwanzi wese uzaturuka mu Gisaka. Kuva icyo gihe n'ingoma bihumbi, Igisaka nticyongeye gutsinda u Rwanda, nticyongeye gufata Munyaga ngo kiyigarurire. Ahubwo iyo bageragezaga
abakemba barabambukanaga igishanga bakabageza hirya iyo ngiyo kuva aho hose nagiye mvuga muri ya misozi irimo za Kirwa, za Kabirizi, bakagera Karembo na Zaza, kugeza ubwo noneho Rwabugiri yababwira atari kuri ntabyo, nta mpamvu yo kugenda mu mugaruke, noneho mugende mu batsinde burundu, abakemba barabatsinda. Agasozi rero kari agasozi k'intwari, ubwo ngubwo urubyiruko bana bacu mugira ubutwari nk'ubw'abakemba, sibyo? Ubu rero ntababwira ngo mufate imbunda, dufite abasirikare bahagije, ntababwira ngo mufate imbunda, dufite abapolisi bahagije, ariko hari ibyo twabamo intwari. Abakemba bari intwari, mwe muzagera ikirenge mu cyabo bakemba, ko mbizi namwe mwita abakemba muzaba abakemba koko, cyangwa muzasigara ku izina gusa ubutwari bwaragiye. Turabasaba rero kuba abakemba b'intwari, abakemba bazi amateka yabo akazanabafasha. Ibyo tubasaba nkuko nari mbabwiye, ntababwiye ngo mucukure hano indaki ngo mufate imbunda, hari abandi babirangije kandi u Rwanda ruratekanye, ariko hari ibindi bibazo urubyiruko ruhura nabyo. Duhanganye n'urubyiruko rumwe ibiyobyabwenge, duhanganye n'urubyiruko rutwara inda zitateguwe, duhanganye n'urubyiruko ruta amashuri rukajya gukora imirimo idafatika, duhanganye n'ubuzererezi mu rubyiruko, duhanganye rimwe na rimwe n'abashobora kuba ibyomanzi n'indaya cyangwa inzererezi. Abo bose tubabona mu rubyiruko. Bagira ngo rero ntore zashoje urugero kuri uyu munsi babwire ngo ibyo mwigiye aha ngaha ntabwo ari ibyanyu mwebwe mwenyine. Ibyo mwigiye aha, za ndangagaciro na kirazira, wa muco, bwa bupfura, byose mubijyane, ntimubisige ku rugerero, mubijyane iwanyu mu muryango, mubishyikirize barumuna banyu na bakuru banyu, mubishyikirize urubyiruko, abaturanyi n'inshuti. Ugiye gutukana umubwire muti mu ndangagaciro na kirazira twise gutukana ni ishyano, sigaho ntuzanongere. Ugiye kurwana umubwire muti sigaho, ugiye kwiyandarika muti sigaho, ugiye gusinda umubwire ngo izi si indangagaciro ziranga umunyarwanda. Icyo gihe nubikora ugahera iwanyu mu rugo, ukajya mu baturanyi, ukajya mu nshuti z'urungano, tuzabona munyaga yose itunganye, tuzabona igihugu cyose gitunganye. Uzaba ubaye intwari, uzaba ubaye umukemba wa nyawe watorejwe ku rugerero ahangaha i Munyaga. Kandi ntabwo uri wenyine, kuko mu mirenge yose 14 dufite intore zashoje urugerero, zatangiye mu karere hose. Dufite intore zigera ku 180. Uyu munsi zikaba zasoje zigabanutseho gatoya, ko dufite 1034. Abo bantu 1034 batojwe neza indangagaciro na kirazira, bazi icyo bakora, babaye intore nyantore. Ntabwo byadusaba imbaraga nyinshi kugira ngo duhindure urubyiruko, duhindure igihugu cyacu, duhindure isi yose. Yesu cyangwa Yesu Kristo muramuzi? Hari umuntu n'umwe utamuzi? Twese turamuzi kandi turamwemera nk'umucunguzi wacu, sibyo? Yari afite intumwa zingahe? Yari afite intumwa 12. Hanyuma intore zasoje urugerero muri Munyaga ni zingahe? Ni nyinshi cyane. Intumwa 12 zazengurutse isi yose zivuga ubutumwa bwiza. Nta gasozi na kamwe katavugirwaho ijambo ry'Imana, nta gasozi na kamwe katavugirwamo amategeko 10 y'Imana: ntuzibe, ntuzice, ntuzasambane. Ibyo byose nta wundi wabitwigishije, ni za ntumwa 12 zazengurutse isi yose zirayihindura. Namwe rero ntore zisoje urugerero bahaye ubutumwa buvuga ngo nimugende muhindure Munyaga, muhindure Rwamagana, muhindure intara y'Uburasirazuba, muhindure u Rwanda, muhindure n'isi yose. Isi nziza buri muntu wese azabamo anezerewe, muhindure isi buri muntu azabamo yishimye, kuko buri muntu wese ajyane inshingano ivuga ngo ngomba gusiga isi ari nziza cyane kurusha uko nayisanze. Murakoze rero, ndabashimiye ubutwari, umuhate mwakoresheje muri iki gihe cyo kuva mu kwa 11
kugera muri iki gihe. Habaye igihe cy'izuba nimwinuba, mugira igihe cy'imvura nimwinuba, mugira ubwo butwari, muratwaza, muzakomeze mutwaze, dufatanye guhindura urubyiruko no guhindura akarere n'igihugu. Murakoze. Arakoze cyane nyakubahwa meya akarere ka Rwamagana, akaba n'umutoza mukuru w'intore z'inyaramihigo z'akarere ka Rwamagana. Nagira ngo nongere rwose mbasabe mumushimire cyane. Yamwumvishe ko ababwiye n'amateka y'abakemba ku batari bayazi, ubu noneho abakemba mwumvishe n'amateka yayo. Nyakubahwa meya, muri uno mwanya tugiye gukurikizaho umwanya kugira ngo mudutangire certificate cyangwa gihamya cy'uko intore yakoze urugerero. Baradutangira certificate 3, izindi ntore zihabwa n'umutahira w'intore mu murenge wacu wa Munyaga. Hari intore Ndagijimana Gilbert yatambuka nyakubahwa meya agayishyikiriza certificate. Certificate ya kabiri aza gutangwa n'umutoza uhagarariye ingabo. Iya gatatu itangwe na DPC ariwe uhagarariye polisi. Nagira ngo rwose basaba abantu bafite za kamera, bafite amatelefone y'abafotora, muze mufate izi foto z'izi ntore. Mbona ko ari ifoto nziza cyane, aho intore Gilbert Ndagijimana ihawe ifoto na nyakubahwa meya w'akarere ka Rwamagana. Ishimwe Debora abayitegura Ishimwe Debora certificate arayihabwa na fande uhagarariye ingabo muri kino gikorwa cyacu. Ishimwe Debora ndabona mwenyura ati uyu nawe n'umugisha ngize, ati guhagararana n'ingabo bakaba bampaye certificate igaragaza ko nakoze urugerero neza. Nanone aravuga ati ndashaka ko mumfotora. Umukundwa Divine witegure kugirwaho certificate na DPC, umupolisi mukuru muri polisi y'akarere kacu ka Rwamagana, watambuka muha certificate akayizanira ino ntore. Umukundwa ati ndacyakundwa cyane kuba agiye guhabwa certificate na DPC, ati ngiye rwose nibinkundira ndinjira ahubwo no muri polisi y'igihugu. Nabiye bari umugisha cyane rwose. Nyakubahwa meya, nk'uko bino birori byacu byo gusoza urugerero mu murenge wacu wa Munyaga bigenze neza, intore z'umurenge wa Munyaga zifuje kuza gufata ifoto, zigafata ifoto y'umunsi, tukifotoranya na nyakubahwa meya n'umutoza w'ingabo n'umutoza uhagarariye polisi, we tugafata ifoto y'umunsi. Izindi ntore rwose zatojwe ndetse n'ababyeyi b'izi ntore nabo ntago bahejwe. Iyi foto twese ni ifoto nziza izahora iranga intore z'abakemba ba Munyaga. Turasaba rwose n'abajyanama mu nama njyanama y'umurenge ko barakoze cyane. Rwandwa TV, Factory Rwamagana.